asenga ari uko hari ikintu akeneye ku Mana, atajya asenga ari uko byakomeye gusa, ahubwo bisanga Daniel yabigize umwuga, byaza bitaza Daniel yabigize umwuga. Haleluya. Bituma agomba kubona ibyo akwiriye. Haleluya. Na bya bindi abadayimoni na Satani bibwira ko bafunze aba agomba kubibona. Haleluya. Mureke rero two kugira inzitwazo, ahubwo dukorera Imana nk'uko bikwiriye, ibindi ni ibyayo. Daniel ntabwo yigeze ajya kurekarama, icyo yakoze yarakomeje arasenga. Haleluya. Icyo yakoze yarakomeje arasenga, Imana ikomeza kubona Daniel. Navuga ati ariko Daniel hari ibintu nari namupangiye, ubundi ko mbona bitarimo kumugeraho. Hari ababa bishinzwe, hari protokole z'abamarayika zigushinzwe, hari abamarayika bagushinzwe. Haleluya. Rero mureke tube maso, twemerere Imana, ubwoba nibushire, ko dufite ibintu byo kwitwaza cyane. Nimba batarakwishe utarakizwa ngo umenye no kuza mu masengesho, ubwoba n'ubwiki. Ko hari igihe waryamaga udasenze, ukarara ntayereka ufite, ukamara ibihe byose utavuganye n'Imana, itaguhishuriye imigambi ya Satani. Ubundi nimba utarapfuye icyo gihe, igihe wararaga abadayimoni bakunigagura, ukaba utarapfuye icyo gihe, ukagenda ukajya wumva ibitero bikuzaho ariko utazi ko ari n'ibitero, ukajya kwa muganga ukivuza amafaranga agashirirayo, kwa muganga bakabura indwara ariko ukaba ukiriho. Ni iki kibateye ubwoba? Abantu b'Imana yabamenye kera. Haleluya. Ntugire ubwoba, ahubwo uterwa ubwoba nuko utabihagazemo neza, uterwa ubwoba nuko utarimo kumva ijwi ry'Imana muri ibi bihe kandi wagakwiriye kubyumva cyane. Uterwa ubwoba nuko umaze igihe udafata amasengesho, uterwa ubwoba kuko gahunda y'Imana ntabwo ari ubutunzi bw'isi, ni ubugingo. Gahunda y'Imana ni umumaro umariye abandi. Gahunda y'Imana ni uko wakizwa ukajyana ubutumwa bwiza n'abandi bagakizwa. Haleluya. Inyungu dushyira imbere, udashyira imbere inyungu z'Imana ngo ube igitambo kizima gishimwa n'Imana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Banza ube igitambo kizima gishimwa n'Imana, ubundi urebe ukuntu Imana ikugirira neza. Haleluya. Tubanze turirimba indirimbo ya 41. Indirimbo ndayikunda, mu gushimisha Imana. Sumure hafi mukiza wanjye mwiza, singitinya ntamara mbi zose wowe umpagarikiye, sinashobora kuzimira impora muyoboka, singitinya ndashaka yuko twibanira igeragezwa n'isi, numva amajwi yanyinginga
nayo yose anyongorera mu mutima ngo numvirayo urubwirizo gukiranuka urubwirizo gutinyura kandi uhora untegeka uvuge ngo nanjye mwumvire murengezi wizera urubwiriza ibyo gutinyura kandi uhora untegeka uvuge ngo nanjye mwumvire murengezi wizera kizasezeranije mukiza wasezera abagukurikira yukuza bageza mu ijuru bahoraneyo nawe kandi we kandi nanjye nasezeranije guhora gukorera umfashisha ubuntu nibambe we data usabura kandi nanjye nasezeranije guhora gukorera umfashisha ubwo buntu umfashisha ubuntu nibambe we data usabura. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Turimo turasenga. Haleluya. Amen. Hano umuririmbyi yararirimbye ariko harimo amasezerano abiri. Hari iry'Imana yagusezeranije, hari n'icyo nawe wayisezeranije. Ibyo bintu bibiri rero nibyo biri bukore, kubera ko iyo amasezerano abiri y'abantu bumvikanye, iyo adakunze amasezerano araseswa. Haleluya. Haleluya. Icyo Imana yagusezeranyije kizava mu cyo wayisezeranije. Haleluya. Haleluya. Ibyo ni ihame, nta nubwo ari ibintu byo kubembereza, nta nubwo ari ibintu byo kucisha ku ruhande. Ni ibintu bibiri. Isezerano wasezeranije Imana igusezeranya, kubera ko nimba yaragusezeranyije we nugira icyo usezeranya, ntago bivamo, ntago bikunda. Nimba ibyo wayisezeranyije byakunaniye gukora, urumva yiri bubikore gute? Haleluya. Urumva ibyo Imana yagusezeranije biri bukunde gute? Hari ibyo wayisezeranije nawe. Haleluya. Rega nta bintu byo guca ku ruhande. Ibihe birahita, ibihe bikaza, umwaka ugashira undi ukaza, ariko ibintu bigenda bisobanuka uko umunsi uje. Haleluya. Bisobanukira kubona wabonaga umuntu w'umuririmbyi ukamubona aho hanze yitegembye. Bigasobanukira kubona umuntu wagumye mu nzu y'Imana imuteza intambwe, imuzamura, imuha promosiyo. Aho niho bisobanukira. Haleluya. Nta mazimwe arimo, nta bintu by'ubutiku, ibyo birasobanuka. Haleluya. Kubera ko abasezeranye n'Imana bakaguma ku byo bayibwiye, bazirinda, bazagira gute, bakabikora, ibyo babona ibyo Imana yabasezeranyije nabo. Kuko uko utera intambwe ushaka Imana niko irushaho kuguhishurira ibintu byinshi utaruzi. Haleluya. Uko utera intambwe usenga niko wongera kugira imbaraga zituma urenga ibyakunaniraga. Haleluya. Rero nta bintu byo guca ku ruhande, tubabwiriza ubutumwa, tubabwiriza ijambo ry'Imana, natwe ubwacu tubahagaze imbere. Nitutaguma ku masezerano y'ibyo twabwiye Imana tuzakora, ngo Imana iduhe imbaraga, ntabyo tuzageraho. Ejo uzasanga hariya hari abandi ntagihari, kandi wenda atari promosiyo, nahavuye ndimo kwidegembya hariya. Usange ndi mu isoko ndimo gushakisha, kandi narirwaga mbabeshya ko ndi umunyamuhamagaro Imana yari yambujije. Hari ibintu twaziruye. Haleluya. Hari ibintu twaziruye, buri muntu ku giti cye yisubireho arebe ibyo yaziruye, nangiza abwira Imana yongere imusubize mu masezerano. Nibwo tuza guhirwa, nibwo tuza kubona umugisha. Ibintu ngo Imana se, ngo Imana ngo nziranye, ngo mbiziranyeho n'Imana. Uhuye n'umuntu
wakoraga umurimo w'Imana ukamubwira se disi kutakiza gusenga, njyewe Imana yampaye konje. Ntabwo twabura ibisubizo. Ese ko watinze kuza? Urumva nyine nabyutse, urumva nari naraye nsenga saa 9 z'ijoro nabyutse, iyo ntabwo ari password. Kuba wasenze n'imbaraga agomba kubona, ahubwo zituma ubyuka kare, ntabwo ari zituma ukererwa. Kandi wenda ntunavuze ati inshuti yanjye ndi mu ntege nke mfasha dusenge. Haleluya. Ahubwo turi mu bintu byo gushaka ibyireguzo bidashira. Yesu ntabwo bajyaga bamubaza, ntabwo yajyaga yiregura cyane, yarabwiye ati wakabimenye, wabimenye, kwizera kwawe kuragukijije. Ese urashaka gukira? Nta bintu byinshi. Haleluya. Icyo umuntu ashaka nicyo akorerwa. Haleluya. Niba uri hano icyo ushaka nicyo uri bubone. Niba ushaka imbaraga z'Imana ukaba waje gutitiriza urazibona. Nimba ushaka n'imyambaro Imana irayiguha, ariko imyambaro uzayambara kangahe utaretse ngo Imana ikwambike? Haleluya. Dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kose. Ubu buntu twagiriwe Imana yatugiriye ntitukabuteshe agaciro, ntitukabupfusha ubusa. Kuko Imana imaze iminsi ivuga ati abantu bagiye gusenga batisengesheje. Ugiye kuzajya uza wizanye, wijyane ku musozi ntawe ubikubwiye, wibyutse ninjoro ukora amasengesho, wibwirize atari uko itorero ryashyizeho amasengesho yo kwiyiriza. Wiyirize kubera ko utazaba ukibona uguhagarara imbere, kubera ko utazaba ukibona urwana n'abo badayimoni bakurimo. Wibwirize, kuko hari ahantu abantu batibwirije bajya, Imana ikajya kubabwiririzayo. Yego, yego, ntabwo ari ibanga, ntabwo ari ubutumwa bw'iterabwoba, kuko ni ijambo ry'Imana. Iyo wanze gusenga ukiri umukobwa, hari igihe usenga amasengesho uri umugore ukajya uterera umusozi uhetse umwana, waranze kuhaterera udahetse umwana. Hari igihe unanirwa gusenga ngo Imana ikugaburire uri umwe, noneho kubera kumenyera kurya ibintu wahawe n'abantu bikarangira babandi babiguhaga bakagusigira ibindi bibazo, bagasiga baguteye inda, ukajya uterera umusozi uhetse umwana na se atakwitayeho. Haleluya. Bene data, mureke tugarukire Imana. Nimba twaragira ubuntu bwo kuba mu nzu y'Imana, mureke two gutera waraza, dukoresha igihe neza, kuko Imana irahari kugira ngo itugirire neza. Uyu muririmbyi ndamukunda, ngo nasezeranije guhora ngukurikira Yesu, ngo iminsi yose umure hafi, ngo kandi ngo sinyitinya intambara mbi zose. Bivuze ngo intambara zo ni ngombwa, si ngombwa? Arabizi ko intambara zibaho. Urumva? Ngo wowe umpagarikiye, ngo sinashobora kuzimira nimora nkuyoboka. Bivuze ngo mu ntambara nimba Yesu aguhagarikiye, intambara zigomba kukuzaho, nimba Yesu aguhagarikiye, nukuri ntago uzazimira. Haleluya. Ntago uzazimira nubwira Yesu akaguhagarikira. Ngo ndashaka yuko twibanira n'ingeragezwa n'isi. Isi iratugerageza ni ngombwa. Ngo numva amajwi yanyinginga iteka ngo nkuveho. Abantu benshi tuza mu nzu y'Imana, amajwi turayumva. Amajwi twumva ahera mu gitondo ukigera aha cyangwa ukiri mu rugo, kakubwira ati ariko wabaye uretse, n'ubundi baba bataraza, biba bigikonje, haba hataraza. Ubu harimo umuntu umwe ni mama Rebe kuri muyoboye gusa. Urajya heye, uraza kugera mu saa 5. Amajwi y'isi aratwinginga ngo tuve ku Mana. Amajwi y'isi arakwinginga uri mu rusengero, akajya akubwira ati reba kuri telefone, amajwi akakwinginga ngo reba kuntu kanaka yambaye, ariko ngo numva amajwi yanyinginga ngo iteka ngo nkuveho. Buriya Satani yakurangaje nta kindi aba ashaka, bagira ngo ucikwe urangare. Ariko
imana yo ihora ikubwira ati humura wirangara. Abantu benshi imana irabakebura ariko akanga kumva, akajya avuga ngo bamumbwire shaho, ngumva ngo nageze mu rusengero uyu munsi ngo ni kanaka bavuzeho, ngo ni wa muturanyi bavuzeho neza neza. Ye baba we, ngo bamuvuzeho, ngo bya bindi byose bamuvuzeho yari ahari. Ni wowe imana yavuzeho kugira ngo umenye ukuntu ujya kubana nawe. Bamuvuzeho, hehehe, ni wowe imana yavuzeho kugira ngo umenye ukuntu ubana nawe. Haleluya. Ubundi nirangiza kurwanirira ngo ndashaka yuko twibana n'ingeragezwa n'isi, ngo ababisha baranyegereye bari inyuma n'imbere, ngo nyamara nkwisunge nubwo imbere n'inyuma no ku mpande bahari, ariko wisunge Yesu. Kumwisunga nta kindi, birashoboka ko izo ntambara uwo munsi utazivamo, ariko icyakurinda ni ugucumura. Haleluya. Icyakurinda ni ugucumura, kubera ko hari intambara tugomba gucamo. Haleluya. Ariko ngo nyamara nkwisunge Kristo undinde ibicumuro. Ibyo byonyine, kubera ko ibicumuro nibyo bidutandukanya n'Imana byonyine, niho Satani atsindirwa. Kuko arareba agasanga ati uyu inzara yamwishe, ntago yagiye gushakisha kwesikoroka. Ubukene yambaye ubusa, arakomeza kujya mu rusengero. Abandi namaze kubafata ngo ntago azasubira nayo yakanzu, ngo ntago azasubirayo yambaye za nkweto, ngo zacitse ntari bujyeyo. Ariko ati abandi narabafashe, azajya ajyayo ari uko yaguze umwenda mushyashya, azajya ajyayo ari uko yariye. Oya, isunge Kristo akurinde ibicumuro. Uvuga ati nubwo uyu munsi ntariye, hari igihe nariye hari amagana menshi y'abashonje. Haleluya. Erega abapadiri niko bajya bavuga ati nk'uko ibihe bihora bisimburana iteka, ibihe uko bisimburana niko uyu munsi bikugeraho undi yashubijwe. Uko ibihe bisimburana niko uyu munsi Imana itanga agakiza ku bantu bashyashya, abandi ikabaha poromosiyo bakajya bababwiriza ubutumwa. Haleluya. Duhagaze hano twarabanje guca ku ntebe yo kwemerera Yesu, tukamwakira nk'umukiza wacu. Ntago wari kurenga iyo ntambwe ngo uhagarare aha ngaha. Haleluya. Rero uko ibihe bihora bisimburana iteka niko abantu bazamuka, abandi bakagira gute, bakava mu nzira hagatambuka abandi. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yona. Hari abantu tujya dutakira mu nda y'urufi, ariko icy'ingenzi si ukuba mu nda y'urufi, ahubwo ni ukumenya ko uri ahantu utagomba kuba, cyangwa wakoze ibyo utagomba gukora, ukaba uri ahantu nyine, kubera ko hari igihe Imana idushyira ahantu ibi tuba twivugisha. Iyo warwaye ntabwo uba ugitaka ngo abana babwiriwe. Iyo warwaye ntabwo utaka ngo abana babwiriwe, uba urimo kuvuga Mana wankijije, Mana wangiriye neza, Mana wankuye kuri iki gisasiro. Haleluya. Haleluya. Iyo inzara yakwishe rero ntabwo uvuga ngo Imana iguhe imyambaro yo kwambara, kandi wenda hari igihe Imana ibibona ukeneye umwenda gusa kugira ngo ubashe kugira aho uhagarara igukoreshe. Haleluya. Rero mureke tumenye igihe turimo, kandi tugendere mu bushake bw'Imana, ubundi Imana itugirire neza. Rwagasare Pere wasomera mu gitabo cy'umuhanuzi Yona ibice 2. Aruzi ko uyu munsi utari busome se?
uyu munsi waje utazi kuri busaba ibice bibiri ni ibice bibiri ni ibice bibiri umurongo wa mbere aranditse ngo Uwiteka ategeka urufi runini rumira Yona, maze Yona amara mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3. ukirangiza icyo gice cyose cya kabiri. Maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi ati, nagize ibyago ndakira Uwiteka aransubiza, nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye, kuko wanjugunye imuhengeri mu nyanja, umwuzure warangose, ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye. Ndavuga nti nciwe imbere yawe, ariko nzongera kureba urusengero rwawe rwera. Amazi yarantwikiriye angera ku bugingo, imuhengeri harangose. Urwuya rwanyizingiye mu mutwe, ndamanuka njya mu mizi y'umusozi, isi n'ibihindizo byayo binkingira ibihe byose, ariko unkurira ubugingo muri rwa rwobo, Uwiteka Mana yanjye. Ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda, nibutse Uwiteka, no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma baba bimuye ubababarira, ariko njyeweho nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe, kandi nzahigura umuhigo wanjye, agakiza gaturuka ku Uwiteka. Nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Mwakire neza ijambo ry'Uwiteka. Dushimiye Imana. Amen. Imana iguhe umugisha. Yona yari abizi ko ari umuhanuzi, kandi yari abizi ko Imana ituwe umutuma, ariko akajya yirengagiza. Ageraho Imana imutuma i Nineve, arangije Yona aravuga ati reka 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 reka. Mu bwenge bwe, mu bushobozi bwe, mu buhanga bwe, mu bushongore bwe, mu gutezwa intambwe n'Imana, mu mpano Imana yamuhaye, arangije aravuga ati no, ndabizi ko ndi umuhanuzi, ndabizi ko intumye, noneho njyewe rero ntago ndi bugeyo, reka nifatire ubwato nigire itarushishe. Imana iramureka. Yari ifite ubushobozi bwo kumubwira ati Yona wigenda aho hantu, yari ifite ubushobozi bwo kongera kumusanga akamubwira ati ntago nshaka kujya hari igafunga ibintu byose, ariko mu butabera bw'Imana, mu burenganzira bwayo, iramwihorera, arurira ubwato aragenda gitarushishe. Aravuga ati rero reka mwereke ko ndi Imana, ibyo yibwira byose n'imitekerereze ye mwereka ko ndi Imana. Noneho yashoboraga kumugota wenyine nta bandi bantu babijemo, ariko iravuga ati muri iyi nyanja, muri ubu bwato arimo n'abandi bantu, ngiye gukora akantu bose barimo bamenye ko ndi Imana. Haleluya. Abantu bari muri ubu bwato, ari abakirijwe, ari abo natumye n'abo ntatumye, ari Yona uyu nguyu ushatse kuncika, n'abandi bari kumwe bafite izindi mana, baraza kumenya Imana iyo ariyo, baraza kumenya uwo ndiwe. Haleluya. Ntabwo Imana yiyeretse Yona gusa, n'abo bari kumwe bamenye Imana ishobora byose. Haleluya. Hari ibintu twijyanamo tukidegembya, abantu babona ikintu Imana ikoze bose bakavuga ati ni Imana ishobora byose. Haleluya. Haleluya. Njyewe shima Imana wo mu ijuru. Maze iminsi abantu bahamagara umugabo wanjye ngo bwira umugore wawe adusengere. Ese wibutse kumubwira ngo adusengere? Aba bantu ni abantu bafite amafaranga, ni abantu bafite ubushobozi, ni abantu bafite imiryango ishobora kubafasha, ariko bari ahantu, bari mu nyanja, bari mu bihe. Haleluya.
nambwire mbasengere. Haleluya. Noneho barimo baratabaza Imana kubera ko ibindi byose babona byanze. Haleluya. Babonye Imana. Aba bantu bari kumwe na Yona, Imana yabikoreye kugira ngo nabo bamenye ko ari Imana idakinishwa kandi itamenyerwa. Haleluya. Ariko ngo Yona habanje kubaho umuraba, ibintu byinshi birazurungutana. Hari igihe Imana ijya gukora ikintu ibintu bizurungutana, muri famiye bikazurungutana, mu itorero bikazurungutana, umuraba ukaza ukaba mwinshi, ibintu bikazurungutana, abantu bakitana ba mwana, abandi bati nimusenge, ariko Imana hari ikintu ishaka gukora. Haleluya. Ngo maze babanje Yona akimara kwinjira mu bwato, ngira ngo bageze hagati nibwo umuraba waje. Noneho Yona warasinzira, nyirabayazana arasinzira. Ibaze nyirabayazana iyo yasinziriye rero. Haleluya. Ibaze nyirabayazana iyo yasinziriye. Ibaze iyo uri umunyamasengesho mu muryango ukaba nyirabayazana. Ibaze nimba ari wowe Imana yakoreshaga ukaba nyirabayazana. Ibaze ukisinziriza, ukigiranya nyinshi, nuko ari ibyo Imana yakubwiye gukora, nuko ari iby'umuhamagaro Imana yaguhamagariye, ukigiranya nyinshi ukisinziriza. Haleluya. Abantu bagataka, abana bagataka bati turashonje, kandi nyina cyangwa se ababyeyi be ni ba nyirabayazana. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu bibaho ariko hari ba nyirabayazana. Nyirabayazana yisinziriye, ariko ni hahandi nushaka wisinzirize kajana. Hari ibintu biri buze kudurumbaganya bikaba ngombwa kukanguka. Barangije ngo barataka cyane, barabanza kurwana, bafata ibyo bari bafite bajugunya mu nyanja, bakomeza kubijugunyamo, kandi aricyo cyari gitumye bajya muri ubwo bwato. Bari bagiye gucuruza, bari bazanye ubutunzi bagiye gucuruza nk'uko bimenyerewe, ariko uwo munsi bari barwana ku buzima bwabo bwonyine. Haleluya. Ibintu byose birarohama. Yona yateje akavuyo, birarohama byose babimariramo. Abaravuga ati ibi ntago bihagije, umuraba ukomeje kwiyongera. Ntago ari uburemere, ntago bwato bwaremerewe, ntago ari ikibazo cy'ubwinshi bw'abantu. Baravuga ati none ukiriho rero, ibintu ubu nitwe dusigaje kurohama. None rero buri wese turabizi nubwo turi hano, buri wese afite Imana asenga, buri wese afite uko asenga. Nyamuneka nimutakira Imana zanyu, buri wese atakira Imana ye. Nawe ari ukivuga ngo nsengera, nawe ari ukivuga ngo Rwagasore ngo uri pere nsengera, nawe ari ukivuga Pastor Minani, ahubwo baravuze ngo buri wese atakira Imana ye. Haleluya. Buri wese atakira Imana ye, ariko barabona biranga. Batari ko hano hari umugabo ubundi nuwaye, ubundi uyu mugabo ni gatiki ko yicecekeye. Baramukangura batumva rero wigize nyoni nyinshi, ariko ntago tukureka ibintu bimeze nabi. Ubundi wowe usenga iyihe Mana? Wowe uri uwahe ubundi ko tutakumenyereye hano? Uri bwoko ki? Haleluya. Abati ni umugaragu w'Imana ishobora byose. Bamenya uri umugaragu w'Imana ishobora byose. Bati nyirabayazana yamenyekanye. Imana ishobora byose, Imana ishobora byose. Uyu muntu niwe nyirabayazana, kandi Imana ishobora byose itandukanye na ziriya mana zacu. Ubwo ari umugaragu w'Imana ishobora byose, hari ikiri bukoreke. Tugize agahenge. Haleluya. Iraza kuturenganura, iraza kumenyekanisha ikibazo cy'ibi bintu. Haleluya. Arangije arababwira ati none wumva ukuntu bimeze, nimunterura mukanjugunyamo hano, nibwo umuraba uri bubaturize. Ntarava hagati muri mwebwe, nta mahoro mwabona. Nimunterura, nimunterura. Baraterura bati ibyo biroroshye, ni nko kuzimya buji, ibyo biroroshye cyane. Bati gomba kutuvamo hagati, twe n'Imana zacu nta kibazo dufitanye, ni wowe ufitanye ikibazo n'Imana ukorera.
ufitanye ikibazo n'Imana ukorera. Bavandimwe, nimba dufitanye ikibazo n'Imana dukorera, turi mu biki? Tubanza twikiranure n'Imana yacu. Haleluya, haleluya. Hano hajya haza abarozi bakatuvuyanga, ariko nibaza ko n'aba nyir'Imana bakorera Imana ishobora byose baba bagifite. Haleluya. Iyo udafitanye ikibazo n'Imana, itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Haleluya. Iyo wabaye maso ugasengera iwawe, uza usanga hano harimo umwuka wera, ibintu bimeze neza. Haleluya. Rero ubwo ab'ingenzi baba bafitanye ikibazo n'Imana, abaririmbyi bafitanye ikibazo n'Imana, abashumba batabaye maso ngo bingingire umurimo. Haleluya. Iyo umuraba rero wamaze kuba mwinshi, buri wese atakira Imana. Bati ntabwo ibi ari byo menyereye hano kuwa gatatu mu masengesho. Mama Rebeka akihina mu nguni ati, Imana yo mu ijuru ujye ubana natwe, tabara tabara tabara. Pastor Minani akavuga ati, Nyiringabo Imana wampamagaye, ngirira imbabazi wirengagize ko naraye munikiriye sinsenge, aka kanya wongera ungarukeho uduhe ibihe byiza hano. Haleluya. Imana ikumva. Haleluya. Maze Yona bamaze kumujugunya mu nyanja, bati bo ninjye n'Imana, nta kundi nta kindi kiriho uretse imbabazi z'Imana zankura ahantu. Reka mbabwize ukuri, hari ahantu maze mu buryo Imana igenda yigisha abantu, namaze kumenya ko hari ahantu ujya ugakurwamo n'amasengesho, ugakurwayo n'imbabazi z'Imana, nta muntu ukuvugiye, nta muntu ugize gute, abantu bose bagatungurwa. Haleluya. Ibyo narabibonye. Ngo Yona aravuga ati rero, atangira gusenga, ariko asengera he? Mu nda y'urufi. Mu rufi tayari mu nda yagezemo. Tangira gusenga mu magambo mwumvishe. Abafite Bibiliya murabisoma, mujya munabwiriza, mujya munatanga ubuhamya, ariko uyu munsi ijambo ryaje ari rishyashya. Haleluya. Ntabwo ikibazo ari ahantu ugeze, ikibazo ntabwo ari urwego ugezeho. Haleluya. Imana yakuye Yona mu nda y'urufi. Haleluya. Aho ugeze rero fatirana, aho ugeze atakira Imana yo mu ijuru. Nimba hari ikintu waba warirengagije, nimba ari intege nkeya, nimba waragiye aho Imana itagutumye, nimba wari umaze igihe waraparitse ibyo gusenga, ntabwo ari ikibazo. Kuba rero wabimenye, takira Imana, ikibazo urimo Imana yakigukuramo. Haleluya. Ngo Yona atakira Imana, aririra mu nda y'urufi. Ku murongo wa 7 haravuga ngo, ndamanuka njya mu mizi y'imisozi, isi n'ibihindizo byayo binkingira ibihe byose. Ngo ariko unkurira ubugingo muri rwa rwobo. Ngo Uwiteka Mana yanjye, ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda, nibutse Uwiteka, no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Mu rusengero rwawe rwera. Urusengero rwawe rwera ni hehe? Haleluya. Mu rusengero rwawe rwera. Bivuze ngo yari amaze kumenya ikibazo, amenya ko yari agiye itarushisha, ataragiye aho Imana imutumye, amenya ko yari ari mu bintu Imana idashaka kwabamo, amenya ko yari ari mu ntege nkeya, amenya ko yaretse umurimo w'Imana, amenya ko yahindukiriye ibigirwamana, amenya ko yagiye mu bapfumu. Arangije aravuga ati, reka nkureho urusengero rw'Imana rwere, urusengero rw'Imana rube ruzima, urusengero rw'Imana rube rumeze neza. Haleluya. Bivuze ngo Imana ikorera mu rusengero rwera. Isengero, buri wese nimba umutima utunganiye Imana muri aka kanya, Imana iraza kutugirira neza. Buri muntu n'icyo akeneye Imana irakimuha. Ariko urusengero iyo rwera, ntabwo umuntu aba akirarikiye iby'isi. Yona ntabwo yari akiri ku bindi bintu, ahubwo Yona yari
atacyita ku bugingo bwe gusa bwonyine. Haleluya. Ahigiramo imihigo atakira Imana bati noneho nimva muri inda y'urufi nzajya i Nineve nzakora umurimo w'Imana, Mana nzagushima, Mana nzagukorera, Mana sinzasubira inyuma kuba mvanye ahantu honyine. Haleluya. Hano harimo abarimo kubivuga. Mana numpa akazi nzajya niyeranje njye gusenga, ndabizi hano hari amateraniro ya nimugoroba nzajya mva ku kazi njyeyo. Mana n'ubundi nirirwaga mu rugo ndyamye inzara ikanyicira, numpa akazi nzajya ntanga icya 10 n'ubundi ntayo nari mfite. Mana yanjye nunkiza iyi ndwara nzagukorera iminsi yose nshigaje, nunkiza uru rupfu. Iyo mihigo arangije avuga ngo berekeze umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma, baba bimuye ubababarira. Aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma baba bimuye, baba bishe rya sezerano, baba bishe isezerano, baba bibagiwe ibyo basezeranyije Imana, baba bibagiwe icyo Imana yababwiye gukora. Haleluya. Kuko hari ibyo Imana idukorera kubera hari ibyayo dukora. Haleluya. Ikajya ibona ugira ishyaka ryo kuzinduka kandi ugenda n'amaguru, ikavuga ati noneho nzajya muhita ike ntazongera kugenda n'amaguru. Imana ikabona urakora umurimo w'Imana, urazinduka ujya gusenga, avuga ati ngiye kumuha akazi, nabonye ko yamaramaje, ndabona umutima wiwe wamaze gufata icyemezo. Ariko abantu berekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma baba bimura ubababarira. Ariko ngeweho nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe, kandi nzahigura umuhigo wanjye, agakiza gaturuka ku Uwiteka. Azahigura umuhigo wo kujya i Nineve. Noneho azahigura umuhigo ati numvana muri uru rufi noneho nzajya kubivuga, nzajya kuvuza impanda i Nineve bihane. Haleluya. Noneho nzajya ndirimba, noneho nzakomeza kwinginga, noneho nzakomeza kugukorera Mana. Ibi nubinkiza, ibi nubinkuraho. Ahigura umuhigo, Imana imuvanye mu nda y'urufi yerekeza i Nineve. Imana ibahe umugisha kandi bakingura imiryango. Mugerageze mwerekeze uyu munsi, imbabazi z'Imana zibariho, ntago mwapfuye zibariho. Nubwo byaraye bikuniga zikuriho, nubwo waraye umerewe nabi imbabazi z'Imana zikuriho, nubwo bakuroze ntiwapfuye, nubwo urwaye urimo kubabara uri mu materaniro ntacyo wabaye, abandi barisashika muri moruge, uhigura Imana umuhigo. Imana ibahe imbaraga n'amavuta byo kwikorera. Imana ibahe umugisha. Ndashoje. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nimba hari umuntu wahindukira nka Yona, yarari mu nyanja, yarari mu rufi, haracyari amahirwe y'uko Imana yakugirira imbabazi. Nubwo wenda waba uri umukobwa ukaba warasambanye, ukaba uri mutaka ufite inda, umugabo